Sedeni abandi bana bariye sinzi cyangwa amagare David numva tubona bidasanzwe ubundi kuntu inzu mwayiteruye ahantu hose mujagarara musimbagurika none sinzi yabitsembye nabo ntacyo tubihoreye ariko numvise ngo David mwarashwanye se mama ndabikubwiye njyewe mba ndeba muri inzu hose mfitemo amaso ibintu byose mba mbireba neza rega mama njye ntabwo mba nshaka ko bigutesha umutwe tu oya ntabwo byantesha umutwe ariko mva nkubwire rero ni kuri David ujye umwihangana ndamuzi umwana ntibyariye agira udufuti agira utunyanga agira uturututu ariko icyo nzi neza nuko agukunda muri byose mama ndabizi cyane David arankunda gusa nanjye ntabwo nzigera musiga kuri pe uzankundira umwana sibyo cyane naba nkiriho naba ntakiriho uzankundira umwana akuzwa mu wecana imana umva bro reka mubwire uyu munsi ndakubabariye kubera mail ubundi hano twari kumwana ukagenda wica ibitano biba tukabivunagura reba nande simba ndi kwivisha akabu igenda cyakoze bro urakoze kabisa utaha ubureko n'inyange masabura thanks umugabo bafata girlfriend wawe ku ngufu mana uze kwicara mukaganira mukabyumvikanaho mana we ntabwo wabyumva bro ntabwo wabyumva oya ntabwo wabyumva nanjye buriya numvaga nawe ukubita nk'inkubi nziza rero ukoze n'ububwa reka nawe kunsakuriza abantu gusa ndi gusaba ariko ntabwo ushaka kunyumva usa naho waregereye mwana waregereye kabisa use ko bari mwica nawe ari wowe wa uzongera kumuvugisha uzongera kumutunguka imbere ibyo byihorera imana nabwira ibyihorera ibyo ni ibyanjye nawe yakoze uyu mubyeyi arako muri ukoze ubwo buneye gushima ako bro kuki udashaka kunyumva kwanza sohoka naho ngaba kagenda urimbwa mana ni ikiza kabisa kandi bro sigufunze aho gashaka gufatanya n'ibibazo byanjye mumenyere sohoka aho ugiye wakoreye ikibuga David ndamukunda mama kuri nanjye ndabibona uzakomeza umukunde kandi nanjye ndabakunda thank you I don't know Mitesi meze nitese nahoze mbaza aho mwese mwagiye twababuze twabategereje ngo tujyane ku meza none dore amasaha tujyanye pe ndi kuri telefone yanze David ari heze David namubonye umwanya ku muhanda ari kumwe na mushiki we ariko ahura nabo baraye abandi se bo bari Halo. Mva mubwire man, banza utuze. Ndabyumva ariko kumubwire bro. Mfite kugenda kabisa. Man, ibintu ndabona bishobora kuza kurangira nabi pe. Ndibaze nabibwire mama wiwe. Siko nshobora kumfungisha ariko. Oya mva mubwire ukuntu tugiye kubigenza. Ngiye gucomoka ngiye kuvamo. Reka turahura mageze aho ngaho tundahita mubwira nawe. Reka man, reka mbanze mvemo ubwo turahita tuvugana nta kibazo. Sibyo? Okay.
Najwe ndi kumva. Nibura ngora. Debora wabaye utanga amaso yawe yabaye gutya. Debora Debora uri mu biki? mubaye ikimwe ba mubaye igihumbura mwahamutse ko mutavuga mubaye iki David mubaye iki ntabwo wabyumva Debora dusanze ariko niga Debora yaranize yaranyishe sinzi ikintu yabaye. Debora amaso ye yatukuye cyane sinzi ikintu yabaye ashaka kutugira nabi gusa. gusa umuntu mwasize none ngewe nta muntu uzongera kureba filime hanga kubera ko murimo murankinira filime. ya ntabwo ari filime ariko ntabwo ari Debora muri kuvuga ibyo bintu ntabwo yabikora We yari ari kumuniga. nasaza ariko Debora yahindutse Amaso ye yatukuye ahinduka sinzi gute ikintu yabaye. ntabwo wabyizeye njye ibintu mbonye binteye ubwoba Rero ndumva mutangiye kunshanganyikisha pe kubera ko ibintu biri kubera muri iyi nzu ndumva ntari kubyumva neza. Ari hehe se ubundi uri kuvuga shambye mukuri iyo mikino aho ngaho mwabana se gira Mama wijyayo. shagira gira shareka uyamesha umva niyo mikino yanyu aho ngaho ari hehe se Zana amazi muzimufashe uzi neza ntabwo ndi kwibaza ukuntu Debora yabaye kuri iyi ntabwo Debora yabaye iki Debora yabaye iki ntabwo ndi kubyumva ibintu ntabwo ndi kubyumva ntabwo ndi kubyumva. Mama tuzi. uzi neza Ndumva ameze neza nzere ko kitakwangije ntabwo ndi kwibaza ikintu Debora yabaye biriya ni ibiki byamufasha nabivugaga nkumva sindi kumva ibyo ari byo Si ubundi watubwiye niho uzi ibiri kuberamo ahantu watubwiye ibiri kubera hano. rekera kunshinga ibyo utazi nanjye aka kanya sinzi ibiri kuba hano mani ceceka wowe ugomba kutubwira ibintu byose biri kubera hano wowe kuva ku itangiriro byose ntabwo namushiga amakinga Ase ni ibiki ubundi azimana bitubwira hakiri kare byose ibintu byose uyu muniga byose arabizi please beka bisa tubwira. ese ni ibiki biri kubera aha mani njye mwana nshanze buriya byanyobeye umva njye nshaka Arabizi nabikubwira. Arabizi. mutuze mubyihorere ibyo bintu byose mutuze ahubwo Arno nimba hari icyo azi koko natubwire Arno ibi bintu bizihiye iki
tubwire. tubwire ma. Kababwira ibyo nzi gusa. Uyu mwana ndamenya yabaye iki, ko numva nari kubyumva nari kubisobanukirwa. Izina rya Yesu. Muhumure, ariko mwigire ubwoba, muhumure nta kintu muri bubi, nawe araza kumera neza kandi muhumure, icara wumva. Ndabizi nanjye ibyo yankoreye mwabibonye, ariko muhumure araza kumera neza. Uko byagenze irabanje kugira ngo ni imikino, sinzi ko kari agapapuro kakora ibintu nk'ibi ngibi. Turakora iki koko? Nese wahamagaye uwo mukobwa basi ukamubaza niba hari ikintu cyo gishoboka twakora. Muhamagare none twumve niba hari ikintu gishoboka cyo dushobora gukora, kubera ko ntabwo twabireka none ngo bikomeze bigende gutya. Kuriya mwana nawe arababaje, agomba gukira. Mana reka mubwize ukuri, ntiyagira ikintu kibi kiba. Ni ukuri ko Imana ndakwicira njyewe ubwanjye njyenyine. Wica nde? Wica nde? Umva mani mbabwire, muve muri ubwo busazi bwanyu dushaka ibisubizo. Umva hano muhamagare, gira hamagara class. Muhamagare turebe ko ntabwo dushobora gukomeza kumera gutyo, uriya mwana nawe akeneye gukira. Muhamagare none twumve ko hari icyo yatubwira twakora. Muhamagare bigira ubwoba. Kuri ibintu byandenze. Biteye ubwoba. Uracyari mu bikima ariko utari guhamagara bite byawe? Mureke muhamagare. Gushyira kuri pressure. Bro, nta mayinite ufite? Halo? Das, ibi ni ibiki wakoze muri iyi nzu? Warasaze? Nakangutse. Wiki? Inde wakangutse? Kirahabaye hari ikintu cyabayemo. Umwe mu bantu baha yaje yahindutse ari kuduhiga ashaka kutwica. Byatangiye kandi ntibyahagara ntabwo